aheruka agatsimbanya avuga ko atazishyura amafaranga y'ibikorwa remezo yangije ko ahubwo hazaga umuntu. Byaje kugenda gute? Ucika. Alo tonto, ni Mignone. Alo Mignone. Ni wambitisha zingabicha. Makuru yawe. Ni meza. Akukero ngiye kuza kucyo yanze kujya kumamaga shashi nziza. Ariko tonto. Maze nari narakubuze. Nari maze iminsi mfite ubwoba ko waba waranteye inda maze. Kandi nari narababaye cyane, ariko ubu byarashize nta kibazo mfite. Usina gozi iminsi yawe koko. Oya. Kurakira cyawe. Rwose usema kuza mukipinaho igihe cyo naguteye inda. Yego ko. None se nanjye ko ntabyo nzi kubara. Ariko nyine Imana ishimwe nta byabaye. Ahubwo se tonto, ya gahunda yo kunshakira viza igeze he? Najyamo kubyigaho nzakubwira nzane byango byaye mu rugo. Yewe. Aramuzungu dukorana nzamubaza numve. Mbega byiza. Tonto. Alo? Fafia, nukuri kw'Imana igitangaza. Urabivuga surabizi. Uzi ko iri gare ari ry'akataraboneka sha, kandi nabonye ari wowe urifite mu nkambi yose ya Rwejo. Cyanyine. Harya ngo ni irya siporo. Iri ni ry'umukobwa wanjye Sabine. Bamuhebye mu marushanwa yo gusiganwa ku magare. Yabaye wa mbere mu karere arabanikiye. Uriya mukobwa ngo ni Sabine ni igitangaza nukuri kw'Imana. Urabivuga surabizi. Maze cyanshimishije abansigiye bakavukira sha. Abanikira. Sha. Nuko yabaye ari amarushanwa y'abakobwa. Yaba nanjye nari ndimo. Simba narabuze uwo nitambika. Ahasigaye agakubita agahanga mu muhanda sha. Kagasenuka bakabona ko natwe baduhemukiye. Ngo nuko twaboneshereje sha. Ariko soronga noneho basekeye. Ibyo se ko ari abakobwa babizi. Utwo nudutekinike. Nudutekinike ahubwo. Uretse ko n'abana bo batacyumva, mubwira umwanzi akagira ngo uramubwiye ngo nagende babe inshuti. Se nk'ibyo byose sha. Ahubwo henga nirireho akanyenga. Ijyaho nta kibazo. Yampaye nka da. Iri gare se baritwara batera. Dore bagira batya. Harya ngo ni irya siporo. Cyane wabimenye. Rirabikwiye rwose. Ese ubundi Papia, reka nkwibarize. Ubundi ko mbonye uturukino pfo, warurijyanye hera? Dore narinde kurishakira umukiriya. Barambwira ngo muri santere ya Ruhiza, umuntu wenyine rukumbi washobora kugurira igare ni habana mwene Gatsimbanye. Aragapfushe nkayo kanya. Meta ndigarura. Aragatsindwa n'Imana ya Rugira. Ariko reka nkubwire Papia. Ndakumva. Tekereza ubonye iriya mbwa. Iri kurya icundeba sha. Ntamuhanuraho. Kandi iri gare ryari ryawe ako gahinda wazagakira. Ni n'ikimwaro. Ntimumbwire yuko ni materi mwatinye kumuhari amafaranga ngo bakuremo kiriya gikarito. Ntabwo byari byoroshye. Rwose tutakubeshye mama Yusu. Twaramutinye pe. Uziko byatuviramo kwirukana. Aramutse yabyutse nabi ntayemere. Ariko murakina mu bikomeye mwabana mwe. Abantu babiri ni gute biriya bintu bibananira? Mwabonye hehe umuntu mwaha amafaranga angana kuriya arenze n'umushahara we akayanga? Erega mu kigo turi abantu bafata nk'intangarugero zazinda ariko rero kubwira ni materi ngo dufite urumogi mu kigo byaratunaniye pe. Ariko se mwabana mwe ubwo muzi ibyo mukina nabyo? Ubwo muratinyuka mugakina hejuru y'amabure 400 ari muri kiriya gikarito? Yesu kubwira ni materi ko twinjije urumogi mu kigo. Nguruki nako gigabyte yahita twirukana rwose nta kuzuyaza. Mbege ahubwo se uriya se mbonara? Uriya se mbona ku igare? Ngaho se mugende vuba. Mugende muyamuhe none handeba. Nihute atabacika. Kandi mukomeze mubimenye
mu magambo muvuga mujye mwirinda kumvugamo. sheri ndakumva. ahantu hacu turahagarutse none ndumva nishimye uzi ko numva ameze nk'uri kurota. shasheri wahora n'iki ko kano gati nakibukaga ndi mu gihome nkumva ubuzima bwanjye bugeze ku musozo. nibyo ariko sheri babarira nkwibarize ubu ngubwo ko ntabwo ugera ukumva uzihorera ku bantu bakugiriye nabi bagatuma ufungwa kiriya gihe cyose. none se sheri karame wigeze wumva izina habana mu bugome na bumwe kuva wamenye? shadani nibagiwe. ubwo se nihoreye nabo bakongera bakihorera ubwo byazarangira gusa. si nk'ibyo uzi ko bishobora no gukwira n'akarere kose n'igihugu. ndumva dushijeho kukwikundira pe. uzi ko muyomba ajya mbaza ngo ubuse ngo mubanye ngo twe tugataha ngo wasigara ino mwenda kumusubiza ni nasigara. mbaba ibihugu bigira imipaka ariko urukundo nta mupaka rugira. none se nk'abantu bashyira bariyeri mu marembo y'abaturanyi ngo batagenderana ubwo urumva ari iyihe nama bakugira? nanjye ni nka papa niko ameze. ndabizi ubu ndi kurwana no kugira ngo ndebe ko twakishyura amafaranga atagira ingano kubera amakosa ye. daheri sinzi ko tuzanayabona. sheri ibyo reka tubyihorere ngira icyo mwibariza. ubu se sheri ko numva ibibazo ari byose urumva koko tuzabana ryari? mbwira sheri. ese papiya ubwo iryo gare ry'umwana wanjye wari warijyanye he koko ko bari muhaye yaritsindiye mu isiganwa utamwoherejemo? uzi ko umwana wanjye yiriwe arira azi ko baryibye urabona ngo uranterera umwana gahe. akanaye nagiye kureshakira umukiriya none ngo ugize ngo iki? shakira umukiriya. ariko papa ubwo koko si ugushaka kunshavuza. igare ryanjye narihawe ngo nzajye nitabira amarushanwa ariko nakoze imyitozo. ubwo koko ako munyitonde njyewe nkora ibyo nzi kandi natekerejeho. ese ntabwo uri byo asubiza gusa uzaritunga wenyine mu nkambi ntibazaryiba. yoya rwose ibyo uvuze siko biri nta nubwo bikwiye. kandi rero igare ry'umwana wanjye si ibyo kugenderaho uko ubonye kose niba ari muhaye kugira ajya akora imyitozo. utangiye amateko yawe. ntabwo ari amateko rwose sigaho. ariko se mbabwire babyeyi banjye niba mudashaka kunyicisha agahinda kandi murabona intera ngezeho nk'umukobwa w'impunzi bigaragaza ko mfite ahazaza hanjye. igare ryanjye nimurireke rizaduteza imbere twese. niwumva se mwana we utyo. niba ari ibyo rero ukaba ushaka kumvuguruza ntuzongere kuva hano. ndekera umwana rwose hato batazanakugirira nabi ngo twabaranduriye imyaka turanabafungisha. ngo iki none si ibyo bintu mwarabikoze koko papa? ariko mana yanjye ubwo animatera bacitse ate koko? ko muri indangare kandi bikomeye ko mwinjiye muri bizinesi kandi mugakomeza kwigira abana mbege. erega mama Yusu ntabwo amafaranga tuyafite hano ku buryo twari kuhita tuyamuhereza. ngo ntabwo muyafite? ntayo. amafaranga yose nabahaye ngo muzahane materi mu ibanga azajye kureba cya gikarito kwa directeur ari twayabitse ahantu hanze y'ikigo. hari ahantu twayacukuriye ku buryo nawe wayabona. nyine twatinye kongera kujyana ikintu mu ishuri ngo bitaba nka cyagiye twajyanye ganja zawe. ariko noneho ndabona mwebwe muri kwisemera pe. ariya mafaranga ni mari yanjye hagize icyo mubura muri ryo mwahangayika. nta muntu uhemukira umupusha ngo agire amahoro. ariko mama Yusu rwose natwe biratubangamiye rwose natwe dushaka kugira tubihagarike dutuze. kabivamo ngo mukabivamo mubivamo ariko sinababwiye ko nta muntu wamaze kwinjira muri diru nk'izi ubihagarika kuko buri munsi tugira ngo baradufata ngo ducuruze urumogi. mbege nawe wajya guba akagabo sha? ariko impamvu mugira ubwoba ndayibonye rero. ubu ngiye kubatinyura ntimugire ubwoba. ngiye kubaho ko mujya mutumuraho namwe maze murebe ko hoya nta kibazo ntacyo bibatwara rwose sibyo abana. mama Yusufu uri guha abana ku rumogi se aho bararunywa cyangwa baramwangira? iki gice mumaze kumva cyanditswe na Bisangwa Nganji Benjamin. mu bikombe byose by'u Rwanda